Ngo mwamukoro hakana kore imihanda imenyereye. Akuba ku muhanda ari byiza. Iminota itarenze 30 ndabashaka hano iwanjye. Sawa sawa. Kazi ko karananiye rwose. Undi imihiri ivuye he? Ko boss nawe uba wabantesha. Yo Prudence. Sawa ubwo ndagenda mbabwira Prudence. Ariko se boss uriya se marusha wawe. Kira kigabo cyarananiye. Sheri nukuri cyarananiye mu buriri n'ikiryoshya. Ariko yo tugeze ku bintu. Ngo mwamukoro hakana kore imihanda imenyereye. Akuba ku muhanda ari byiza. Wumva mburaye. Imana habwa icyubahiro gusa. Biteze. Neze neza boss. Aho urakora iki? Urawe umuntu ari kwirigayira imyumbati tu. Ariko uyu musore wamukuramo akazira. Imeze bite boss? Neza boss. Tuvuye ku mumati zo dusangire se. Gerageza kabisa. Nawe abantu bakima mwaragafashe. Imeze bite? Ubuso ubuzima bwo ku muhanda ubona bumeze bite? Ubuzima bwo kumana n'umutunda ry'imyumbati n'ibijunu bwose aho ngize hose ndarya. Waguha akazi se wagashoboka? Akazi ko kumura ku muhanda se? Umuntu akakura ku muhanda akaguhereza akazi. Ndatagiye kujya mu biro ntago nava ku muhanda. Byega arimo gufite urugiye kunshinga. Yes. Wize amashuri angahe se ko ushaka akazi ko mu biro? Amashuri yo twarayize rwose. Amashuri? Twarize amashuri ashoboka. Ariko ikibazo akazi k'iminsi nakibura naharu tutadepoje akazi karabuze. Kubona akazi bagakora? Ntabwo twe n'icyo ugakora koko. Ubwo uragafite nangira akazi. Ndagusigira namba yanjye. Namba singira telefone. Ntabwo wabura umuntu utira telefone. Nari biyisige. Ubwo rwose nakemera akazi pe. Okay, none reka musigire namba hanyuma wowe uzagira ute uzamamagara hanyuma tuvugane. Nzaguhamagara ahubwo ryari noneho. Byaba ejo cyangwa ku mugoroba uze kumamagara hanyuma tuvugane. Ukiva reta nkwamagara. Okay. Ndabona zinuzuye rwose. Nta kibazo rwose. Sawa sawa. Nari boss kandi aza kubukoze pe. Sawa sawa. Urabukoze. Muzimute boss. Biteze. Nari mageze. Wari wageze? Neza se. Nari neza pe. Harya wambwiye ko yitwa. Mbanyita kuri mu busanzwe. Ubusanzwe twabwe. None rero nkunda kunitera. Ndagira ngo muhereze akazi. Akazi? Yes. Reka bifite umunsi nazo niteguye apfa kuba ari akazi gusa kishyura. Karishyura. Ni ukuvuga ngo akazi numara kuzakora buri kimwe cyose uzakenera ugomba kukibona. Usuburi aho kuba kamaze ni chance. Ako kazi kameze gute? Okay, ni ukuvuga ngo ako kazi ndashaka ko ugenda ukandika umugore wa Karoli bita Jack. Kumutereta gusa? No kumutereta gusa. Hanyuma ukamutesha umutwe hanyuma akavumbuza. Nuko umutereta gusa? Yes. Ibyo byarangiye ahubwo uzamemba ngaye. Ni ukuvuga ngo icyo uzifuza cyose buri kimwe cyose ugomba kuzakira. Nose ko nta hantu mba nzamuteta nta hantu mba. Naho ugomba kubabona. Byabyoroshye. Apfa kuba ari ugutereta gusa umugore wa Karoli bita Jack. Jack. Ubwo ngubwo tukavanga no kugusaza. Ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose ugomba kuzakibona. Icyo nzakenera mu kumutereta uzakira. Nzaguha telefone ngo amafaranga imyenda yo kwambara aho kuba naho ugomba kubabona. Akazi wakitesha yaba ari injiji. Ako ngiye nakene ubwo ngatangire ryari. Okay, ushaka ugatangira cyane. N'ubu ngubu kubwanyu ndumva wakora wagezeho. Ibyo biroroshye nko kunyunguta bomba. Okay, reka nze nguzanira ibaga irimo buri kimwe cyose ushobora gukenera. Cyane. Fone yo akira. Iyi ni yanjye. Ni yawe. Urayimba byo nzankoresha. Yes. Akanaga kwa ne batazajya bamemba. Iyi telefone yo niyo nayiryamo angaje yabihagije.
akandagakora birimo buri kimwe cyose ugomba gukenera yaba imyenda yaba n'ibintu by'ibikoresho byose uzakenera harimo n'amafaranga ngo byose bimangara soko ubu nande nyitware n'ibyanjye bitwara ibyo naho ndajya kubayo aho ngaho turaza kuvugana ku mugoroba uvuye mu kazi hanyuma ndibuze kuguhamagara uze nkwereka ugomba kuba kandi ugomba gukora akazi keza boss ndagakora neza kavuga kangereyo gusa byarangiye sawa byarangiye rwose Chimoto enda gira kubaga uri bana umva nanga ndavuze ngo irukane kwiduka unzanire ububoro urabuze ububoro ntabwoze mituweli se ko bayitangira kuri sakono pebura ndavuga Prudence nyaruka unzanire twa Prudence tumwe bambara ari ni mu kirenge ntugasakuze nona irukanka ujye kutunzanira ako bose kunsobanurira nibyo aba ari byiza kuko hari igihe wasanga bakambara mu kaguru ugasanga mubwiye uwo Prudence sawa ubwo ndagenda mbabwira Prudence ariko se bose uriya se marusha wawe bimeze bite se okay fita akazi none wasaha ngizi ndababona gute okay mu minota itarenze 30 ndabashaka hano iwanjye sawa aba papi banje ndaje mbahereze akazi ndabizi ko babikora neza kandi ndabizeye cyane Twara zino nkweto uzanye inkweto zifunguye irava fata niyo bagu urebe ukuntu nakuzanye yari utumira cyane nakuzanye tumwe muntu twatondetse n'ubwisi mana inkweto nazizanye urakoze cyangwa hanyuma se bimeze bite neza waba umunsi wagenze neza wagenze neza cyane kazi ntabwo byoroshye abana banjye ntabwo byoroshye ni ukujya mwihangana mukabera abana beza mukaba abana beza mujye murangara hanze aha hafite ibishuko byinshi mujye mubera abana beza hanze aha hari ibishuko byinshi bana ba ariko se hagati aho manzi ari hehe shaka ukamuhamagaye manzi yaba evuye ko baragushaka ntabitabye manzi karabe ese ko mbona wambaye neza ukwikiye urajya hehe nigiye ku isoko ushobora kuguze ugiye ku isoko none se ubwo umushyiki wawe uramusiga wenyine ugenda icyo wanjye se agomba gusigara wese mba ngiye kwishakira utuntu ku isoko guhaha ako papa urabona ibintu byose yo mu rugo ari njye uzajya uyikorera nk'ubwo manzi aragiye njye gusigara ngiye mu kanya nawe urabugiye ariko se ubu nta gakuru ka mama wanyu pe baradusigara dutaye pe burundu ye nawe rega ntabwo ibyo nabimye byabama rwose nta n'icyo biba bimbwiye
se mugenzi nabigenza gute reka ngoma nigereye amasaha nane yo kunsiga kandi uturushaho gushopinga urimo burira ariko utari kusange mushiki wawe ntacyo ndabanza muze genda ariko utari ufashe mushiki wawe ariko Zori nakakuru kajyaki ubu pe arananiranye ananiwe umugabo kubera imitungo gusa byose bizabigenza dute sinzi kabisa nyirawo muheruka rebera nawe yari yagize umugisha yiboneye umugabo ufite ku mafaranga none ibintu by'amaraha bino bya jugujugu bimaze kumwicira gahunda ubuse kuko tuzabigenza dute mperuka numva bavuga ko yinjiza abandi bagabo mu rugo n'andi makuru yemeruka ariko mana urubyaro rw'iki gihe ruratunaniye rwose tekereza ninde ukomanga gera umuntu ukomanga Kari gutinda gukingura ra zuba rimara arimo bana araje yampamagara ese karimo gutinda ariko se kwa boss ndi ubabwira ko kuza mukomaga gutya ariko abakozi bo mu rugo nimutana no kwiyembera bamuhunzira ja boss aba yahamagaye bamunzira wowe kazi ko karananiye rwose undi imihiri ivuye he ko boss nawe uba wabanteje hano kwa boss we turuza kwa boss ntakavuyo Mizitese. Mwicaye. Meze neza se? sawa neza boss Okay, icyo namuhamagariye. yes boss Ndagira ngo hari umuntu wanyohereje ifoto. Ndagira ngo hari umuntu ushaka kugira ngo mumuzane. Mwamuzana ari muzima, mwamuzana ari umurambo. boss twebwe ibintu byo kuzana umuntu muzima wapi no kumuzana ari umurambo aho kazi turagashobora Okay, muragashobora. Karimo amafaranga. bijyanye n'amafaranga byo Ariko ifoto yo ntabwo barayinyohereza. Iyo mara kwinyohereza ndahita nyibereka. Ikimuzana namwe niki? nakazi boss 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 Okay, mukora kazi. sawa boss akazi ubwo ni sawa Sawa, ndikwa. hano umugore wawe dore do ni umugore wawe noneho reba ari kumwe n'undi muntu okay noneho buretse sibyo tujye kwitsimba tureba ahantu barya abantu sibyo ngiye kwitsimba umugore wanjye tureba ahantu najyaga mbikubwira ko aguca inyuma ukampinga none do ahubwo harapfa umuntu ariko oya ihangane bose nawe urabizi nawe hari uwufite mu cyumba none se uvuze ko nyir'urugo yapfuye hari ubwo aba ari we umwishe bose kwizanira igikozi kizagutegeka Sheri biragutangaje? Nshuti yaneza pe nawe twamize gutya Sheri hano ni iwanjye. kabisa utuye ahantu heza Harakunejeje? kabisa pe Akushashe nuko Imana gukunda. twara bari heza nkawe nizina ryisha uraharusha ariko Yego. cyane Umugabo wanjye aba yagiye. usanga harimo n'umugabo yagiye Aba yagiye mu kazi
sinzi igihe ari bugaruke ariko nubwo twakaba tugana duhagaze aha ngaha ntabwo nakuburira umwanya sheri waje twigira mu cyumba byarutwa ibi biranshimishije bimwe bya mbere bibaho yego nisangiyemo hano twahuriraga mu tubari mu tubyiniro ntabwo abaga neza isanzwe nk'ahabwo hano hatuje yego cyane pe ntabwo nanjye ndagukunda rego uri umusore mwiza yita amatama mega ndagukunda ntabwo nakurusha pe yego uri mwiza uteye neza urankunda soko nzarenganya imana uriya mugabo wawe umva kiriya kigabo cyarananiye sheri ni ukuri cyarananiye mu buriri ntikiryoshya ariko iyo tugeze ku bintu reka nkwereka reka tukagutina amagambo menshi cya kigo kitandika cyaranadusanga reka turinganiye mu buriri ni ukuri nta kibazo sawa nta kibazo urakoze Ninde? umugabo wanjye hari ujya munsi y'igitanda ubu se ndaguhisha Mama Anje. karame Mama Anje. Mama Anje. Uri? Mama Anje. Mama Anje. Kingura. Apo igenda kumangiye Mama Anje. Igenda kumangiye. Ko ufite ubwoba n'ubwiki? ntabwo mfite ubwoba Igirayo. none se Ikibazo ufite nta ni no gusuhuza abantu wiriwe ute? Nta n'isoni. Reka. Ibi ni ibiki madara? Ibi ni ibiki? Iyi shati ni iyanjye. Iyi shati ko ntayo ngira mu myenda ngira ko nta shati ngira. Iyi shati ni iyanjye. Iyi shati ni iyanjye. Ndere n'inkweto. Izi nkweto ni izande ko ntazo ngira. Ko ntazo ngira hano izi nkweto ko ntazo ngira hano ngira inkweto zifunze izi nkweto zavuye. ntabwo mbizi Okay, ndashaka umuntu urimo hano. hano se harimo umuntu Ndashaka umuntu urimo. nta muntu urimo hano nta muntu urimo Jirabu. urabona hano Umva, ndamushaka none aha ngaha. Ndamuturo ari ubu ari. Ndashaka umuntu wahishemo hano. papa Anje nta muntu urimo nta muntu urimo papa Anje Madam, mu cyumba cyane. Ndabiterana. Nibije gusobanura. Wowe. Nagusakura nona. Wowe n'iki kigabo. Nakwereka mbanze menyeshe uramukoze. Chimoto, akwa tora twigendera. Chimoto? Karame boss. Vayano. Ibyanyu ndaje mbimenye. Boss, Ni ibintu bibera mu nzu yanjye ni ibiki? N'umuntu w'umukozi ubangaha nucunga ibintu byanga ngume raporo yanga. Iki kigore ntabwo boss ngiye urandenganya ngiye hano nta n'isoni. umva boss ngiye mubwire hano muri urugo rwawe Dorera no guteka ntabwo nesi iby'abagore n'abagabo nabyivangamo boss. Umva nawe ubigiramo uruhare kuki utamiye iyo raporo abantu baza hano n'abajya mu cyumba cyanjye kuki utabiyamo mbwira njye nkuha izo raporo kubera icyo utazima n'ubu ntabwo ureba n'ubu reka nyiguhe kuko ntabwo ibi ari byo byonyine turi kureba mabuja rwose pe umbabarire ku byabaye nta ruhare nabigizemo ako nawe ufite amakosa neza ubundi urinda wazana umugabo mu rugo rw'umugabo ayo si amakosa ako reka nkubwire ko na bosi wawe nawe ni umunyamakosa bivuge njye nabivuga bosi bivuge nabivuga none ari shyashya reka singizi se
si prudence se singizi dore ngizi yarazinumye wimukubita kabivuge nazanye umugabo izo ni prudence bido ibiki arambesha vuga n'ibindi ngenda cyavuga ceceka kimutabanza mbwira ngo nasanye umugabo mabosha rwose pe njyewe bose niwe ubinsabye ko nzajya ntanga raporo y'abinjiye n'abasohoka muri iyi nzu rero hari mu cyumba harimo undi mukobwa databosha yasanye bose ndabivuze nushaka unyirukane ntabwo nabyihanga arimo n'iki nacyo kirahoya Papa Ange uyu ni umugati wazaniye Ange uyu ni umugati warangiza ngo uzanye abakobwa hano uyu ni umugati Ange ntabwo yagiye ku ishuri Kimoto yakunyere ku mukobwa amwerekane none yuko mbirambika mwerekane ndashaka kukubaza aha ni hehe umva nkubwire madana nakwihangane ko igihe cyageze ngo nkubwire nawe ndakwiyamye aha wazanywe nande aha ni nazanywe n'abagabo umva utashinga yagiye kumitamo andeba ntabwo agaragara hari isoni ubwo iyo ni inzobe wowe iyo ni inzobe umva madana ndakwiyamye nubwo nakujidura Ange ni mama ngwino